Ladies and gentlemen, welcome to the Click Rwanda. Bahaye ikaze mwese kuri YouTube channel yacu ya Click Rwanda. Click Rwanda ni urubuga nyarwanda rusobanura serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye. Serivisi tugira harimo kugura, kugurisha, gukodesha ndetse no kwamamaza. Ndetse tugira na serivisi yo guhuza umukozi n'umukoresha. Kuri uyu munsi rero serivisi twabazaniye ni serivisi zerekeranye n'iminsi mikuru ku bijyanye n'ibirori. Uyu munsi tugiye kubereka ahantu heza wakorera ibirori byawe bijyanye no gusoza umwaka, yaba ubukwe, anniversaire ndetse n'ibindi birori byo kwishimira gusoza umwaka. Ahantu heza cyane bakorera ibirori bya hano muri Kigali hadahenze kandi bagira serivisi nziza zinogere buri wese. So niba utarakora subscribe rero, niba utarakora subscribe waracikanywe. Iyi ni isoko y'amakuru y'ibintu bigezweho ku isoko, ibintu bigezweho hirya no hino mu gihugu bijyanye no kwiteza imbere. Amakuru y'ibigezweho ku isoko, aho wakora serivisi nziza zihendutse, serivisi yose ushaka za make make. Iyi ni isoko ya make make n'izindi serivisi nziza zinogeye abanyarwanda mu cyiciro cyose waba urimo. So kuri uyu munsi rero ndatinze, nta kindi nje kubabwira. Kuri uyu munsi nje kubabwira company cyangwa se ahantu hitwa Hope Relax Garden Limited. Hope Relax Garden Limited. Hope Relax Garden Limited. Iyi ni company ikora ibintu bijyanye no gutegura amakwe, ibirori ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Serivisi dutanga hano cyangwa se batanga muri iyi company, bafite serivisi yo kwakira abageni, cyo twita wedding sale and tent. Bafite amatente meza cyane, barabizi abantu bakora amakwe, banamukenera gukora amakwe, ibindi birori, ama anniversaire, gufeta ama birthday ku buryo nyine busa nkaho bwagutse, mukenera amatente yo kuba mwakoreramo ibirori byanyu cyangwa se kwakiramo abantu. Muri Hope Relax Garden Limited aya matente barayagufitiye, bakagira decoration z'ubwoko bwose. Ushobora kubatumira iwawe ahantu hateguye, bakakubakira amatente, bakagushyiramo decoration. Bakagira intebe zo gukodeshwa, intebe zino zo mu makwe, mu nsengero, inama runaka. Bafite intebe nyinshi ku muntu ugiye guhostinga abantu benshi, bafite intebe nyinshi wakodesha ukaba wakoresha mu kirori cyawe cyangwa se mu zindi serivisi zawe wifuza. Bakaba bakugirira maison de passage, ni inzu wakakiramo abantu, tugenda abageni n'abandi bantu. Maison de passage murazizi, hano muri Hope Relax Garden barazigufitiye. Decoration, bafite imyenda y'abageni ndetse n'amakote. Ibyo bintu byose barabijyana muri Hope Relax Garden Limited. Ikintu cyose, serivisi zose hano barazifite zijyanye no kuba food and catering, kuba bagutegurira ibyo kurya, bakagukorera n'izindi serivisi zose zijyanye no kwakira abantu mu birori bya runaka, ubukwe ndetse n'ayandi materaniro runaka ariko asaba abantu benshi ku giciro cyiza cyane. Nimero zabo ni 0788 034 36. Iyi ni nimero wabahamagaraho bakagufasha, ukaba wabasha gutegura ubukwe bwawe. Ni icyo tuvuga ngo ibyo twita ngo ni abafasha beza mu gutegura ibirori. Bagukora serivisi nziza zo hejuru z'agahebuzo. Bimvuga ntabwo ari kubataka. Baherereye hano Kimironko kwa Mushimire, aho bita kwa Mushimire. Bafite parking, ngira ngo urayibona aho ngaho. Bafite parking yisanzuye rwose, parking yabo ni nini cyane. Muri video y'ubutaha nzajyaho mabereke neza. Bafite parking yisanzuye, bafite amatente, bafite decoration, bafite maison de passage, bafite buri kimwe cyose cyerekeranye n'ibirori. Kuba wakorera y'ubukwe ni ibintu by'akataraboneka rwose, ndetse serivisi zaho ni ndakemwa. Rero nawe nakubwire ngo niba utegura gukora ubukwe muri izi mpera z'umwaka cyangwa se ikirori runaka, nta handi wakorera serivisi, nta handi bakwakira usibye muri Hope Relax Garden Limited. Ni ahantu heza hitaruye urusaku rw'umujyi, ahantu hatuje cyane. Hari ku muhanda mwiza, hagera imodoka irahagera neza ku muhanda wa kaburimbo. Bafite parking, bafite ahantu hisanzuye wategura neza nk'uko muri kugenda mubona muri ayo mafoto agiye atandukanye yaho. Bafite parking, bafite buri kimwe cyose wakenera. Decoration, urabona bafite abantu babyize by'umwihariko guteka, baragutegurira ibyo kurya, buri kimwe cyose. Ndetse icyo navuga ko ni wedding salle cyangwa se wedding tent, ni nka salle imbyese nyirizina. Kandi ikintu cyiza wamenyana kuri Hope Relax Garden Limited, babikora ibyo byose babigwa ku giciro. Noneho ndi kumva ngo bafite na promotion y'iminsi mikuru. Muri iminsi mikuru bakatuye, noneho bafite promotion y'akataraboneka, aho bagukaturiye kugeza ni kanga 40% igiciro barasanzwe bafite, bagabanyijeho 40% ku muntu uzareba kuri video, uzaturuka kuri video bakavuga ati twaturutse kuri Click Rwanda niho twabibonye ushaka gukora ubukwe, sije bagukuraho 40%. So rero niba nawe ukeneye gukora ubukwe bwawe bukagenda neza, hamwe n'abantu b'inararibonye mu gutegura amakwe no gukora ama decoration, bafite imyenda y'abageni, bafite amatente, bafite intebe, bafite buri kimwe cyose. Maison de passage imeze neza kandi itunganye neza. Bahamagara kuri izo nimero zabo ziranga muri screen, hanyuma nawe bagufasha. So iyi ni YouTube channel ya Click Rwanda rero, aho tugenda twamamaza business zitandukanye. Niba nawe ufite business ushaka kwamamaza, waba ukorera mu Rwanda,
ndetse na business yawe ikorera hanze y'u Rwanda ariko igenewe abanyarwanda. Hano kuri Click Rwanda turagufasha kwamamaza business yawe kugira ngo ubashe kugera wabona abantu bakugeraho bagufasha. So ladies and gentlemen, thank you for your time. Ndizera ko mwanogewe n'iyi video. Bakeneye gukora ubukwe, izo serivisi aho ngaho muri Hope Relax Garden Limited barazibahereza ku giciro cyiza. So reka tuzabure muri video y'ubutaha n'abakeneye kwamamaza. Nimero zacu ni 07275913, abakeneye serivisi za make namwe ikaze muri Click Rwanda. Tuba tubafite serivisi nyinshi za make, ibikoresho byo mu rugo, byo muri ofisi, bya electronic n'ibindi byinshi cyane bitandukanye kuri Click Rwanda. So ibihe byiza rero, reka duhure wowe wamaze gukora subscribe, nawe turayikora nkubutsa kuyikora kugira ngo tujye dukomeza tubana mu ma update n'andi makuru mese agezweho ajyanye na serivisi ndetse n'ibicuruzwa biri ku isoko bigezweho, aho uzajya uhaha ukanahabwa serivisi nziza kandi bitaguhenze. So ladies and gentlemen, see you in the next video. Thank you very much.